Iyi nzu iherereye mu mudugudu wa Gakenke, akagari ka Shara, umurenge wa Muganza, akarere ka Rusizi, aho bita kwa Rujugiro, hamwe n'uruganda rwa Simerwa. Irashaka gukodeshwa. Ifite ibyumba 3 bigari bifite metero 4 kuri 4. Ifite na toilette ya kijyambere igezweho. Nayo murayibona ngiyi toilette yayo. Iyi ni lavabo yo gukarabiramo mu gitondo na mimoire. Iyi niyo toilette ya kijyambere. Ikajyana bya byumba 3 bigari nababwiye. Umuntu waba aturiye mwa kino gice adafite aho kuba yaza agacumbika hano, cyangwa se abaza kuhakorera imirimo. Inzu nziza ifite ibyumba bigari bifite metero 4 kuri 4. Naha murahabona ko ari hagari. Iyindi bihereranye yohe irimwe abayikodesha. Nayo murabona ko ari inzu nziza, ni mu gipangu. Hari na toilette yo hanze na douche byo hanze. Ibi ngibi mubona hano ni toilette yo hanze na douche yo hanze. Nayo ni douche nziza irimo amakaro. Hari amazi y'imvura n'amazi y'umuyoboro ya robine. Hari tank ebyiri. Murumva ko ibintu byose bihari. Hari n'igikoni cyo hanze.